ariko umenye kunyoheje muheje ntabyo ushaka tugende umva se ariko nyine umva nkubwire ushaka uzize imyaka 25 uri manzi wowe nani so tekereza kuba uri manzi ufite imyaka 26 wowe nje impamvu ubwo naba ngiye kubikora ubwo nuko nawe wabikoze cyane uri kumbesha umbwire twitahire no sinzi ko mfite sheri yeshe wari twarabikoze mwarabikoze wowe ikintu cyo gukora rero kugira utinyuke kubyumva ugomba kubanza guhera ku ndayi urabyumva ute ubwo ndagiye ariko umenye kunyoheje kubyumva none okay uragiye umva ubwo bwagushizemo ndi kumva iyi okay ubarebe uhitamo akeza muri kubyumva nakara kambaye ku binuza y'umweru bose karabikoraga bose bari bose buraba bicuruza kubyumva ugende hitemo wakunze mu amafaranga ubundi muze mutugende gara bose uyo umwe musubizo ngo bashaka icupa oya nyine bose ubwo ubona abaza wese yakemeye bo bazoshaka kandi numva shikama umugabo bwarimo nukabimazi umuntu umugabo mwana ntugende ngo ntugende nje hisi komera bonandi kirana n'umuntu hano nakubwira ko byanze ujyagine arimo ambwira hanze kuva muri gabo arambwira yo gukorana nayo n'ibiraka byabo abacyana bagiye gukorana nayo n'ibiraka Wesa bit Gwina hano buryo bukizaga kigabo kwiba twiriwe iki mwana ibintu ukumvira naho biri kuvamo wiki bose ni abasirimu ureba ziriya myenda bambaye ukuntu zimeze gusa utarakumbiye imana wowe wahera hehe usubwo uri kuvuga ibi cyangwa uri ikiremba sa uri ikiremba ibyo rero nibyo turi gupfa ngaka nsubireyo subiraho ujya gutera umwana ubanza umva ngaho wegera umwana utumureba sibwo izigira guca numvishe leta biti cyana nangahise kugera mu rugo numvishe kugera mu rugo ukora iki ntabwo uzi icyo ugiye gukora wagicoco ugiye gutuma umanzi ugiye kuba umuntu w'umugabo sibyo tumubwira se nangahe ahita guca amafaranga numva ari makeya twagiye kandi wumva wenyine nari myinshi wanze umurebe neza ariko ko ari iki numvishe kabunga umugabo shikama genda birakomeye sabi garukano nta kintu gikomeye hari wiki ugomba gukora ufite amafaranga yawe ku mafaranga gawe rero ugiye kugenda wowe nk'umugabo ku yawe umvishe nta kintu gikomeye ufite amafaranga yawe nshinga abapasiteri bazabimenya ubwo ibintu byose bana yazi wiki kintu ese bite byawe njyewe yego niwe ndikubwira bite kibazo kuta wewe nyine wewe ni byiza kuri kuguma ucaho gutyo ugenda ugaruka watubwira uradushaka watubwiye ikintu uri gushaka urondereye bari bambwiye ngo muri gukora turi kazi kenshi cyane waradukeneye kubakenera garuka hano ugiye hehe ingo ngwino ugiye hehe ngwino hano ubwire bikurondereye nyine ngwino tuvugane nta kibazo ushaka iki turi mu kazi twakora nta kibazo murajyama gasi hano turi mu kazi urashaka nde muri twebwe hita umuntu wese hano ukeneye nibirangiza muvuga niba ufite amafaranga umuhereza amafaranga cyangwa ufite amafaranga mu wundi mugendo
kibazo ingoge he wina ariko wa hano kwanza iki kintu ni igifuzo uyu muntu none ugifite ubwana bwinshi mu mutwe shaho agiye nko kwiruka bazewe mugewe nagashishije gukora mugewe ako kiri uwakimana gikosora nagikosora tumuca tuzi uzikumva cyo kibe kimaze kuza mfunga cyo gifite umva tumuca tuzi hari amakota aba yambaye ariko koga ko kigende usari yambaye ariko koga muri urukungu ukubona bidakangaye igicucu bite byawe se makuru y'iminsi mugenzi wanjye se ko yagira ngo agire uko yigenza umuheze nawe uzankorera ishano nje hari ibintu ngutumye ese babaye ute tuve yatumvikanye we hata muvugane n'isaha imwe bana yanje nje kure nawe ibyo mbibagamo kuki nje mvaho ye mukobwa ikibazo kiri he ese babaye ute hari ikibazo se ndasengaga ibintu byo gusenga nga birakenewe wowe tinyuka mwana ngo byagenze batumva mubwire nangahe n'isaha imwe ku isaha basara cyo kumenya gwiki ntabwo nari ubwo namuhenze ntago amafaranga si wacu duhaga umuhinzi 800 noneho isaha ngo 1010 gave hese hari ikintu kiba kizima umwana guhinga se no kugira ibyo ukora bibihuriye yemere tumuhe icatanu turaguha icatanu ubwigendere rero none ngendere uruhu gufata amafaranga gavamo ikibanza ngo ugiye kugaha umuntu isaha imwe si nibijya urabura wowe uzi ibyishimo agiye guha mujinga we wabikurayo wabigura icyo abikwishyura niba ntawe amacyo urimo dutaye ubwo uri muzima ubundi ubwo nagura ikiremba nje ndi muzima karabima nyine kanya kahaguruka byibuze ngaho uhamagara uwo amacyo urebe mbese magaro yamubeshye sinamwongera kunsebya uwo muntu wambaye kuri buri ibintu aravuga abiteze banyita Kira mugenzi wanjye amwita Dr Nsabi sava sava meze neza meze neza ndashima Yesu ufite dusoni Yesu akora hano aho sakora by'imirimo hano mu rusengero wowe uri mu rusengero hano wowe ntacyo ndeke mvugishe neza meze neza cyo nyine nyine yashanga umuvugane hanyuma yagize sawa muvugane ndahari kuri bahanura meze gute meze neza nabi raba hano ko murabwira ufite ubwoba ko ufite ubwoba vuga neza none wari unkeneye iyo wari uri kuvuga ariko bambwiye ko ari ibintu nyine yari ari kuvuga ndaba hano ariko uwo murabaga muri gukora turi mu kazi ntabyo none nangahe nk'ijana na mirongo itanu ibihumbi gusa ko ngago gose gavamo n'imirimo 3 niko waba uri kuvuga ngo umuntu avuge none atanga ngahe bazi twari turi gutanga igihumbi hano twaje gucuruza irengarenga nese ago mafaranga gose ukuvuga gavuyemo imirima niko
wavuga ngo umuntu araguha mu isaha imwe. Reba ukuntu ushaka kugira ngo bamvunire umuheto. Zaburi gicu. Cyano dutaye. Ubwo nakundura ikiremba nabibonye. Nta mugabo kurimo yo ubudisi uzafuta cirigisi. Ngaho ubwi. Fuye rubi. Reba uwo turahamfitana. Tumuha iki utari gutanga amafaranga. Watanze amafaranga ajya gukirika. Iba 5,500. Utanga amafaranga y'iki muri kutabishoboye ngune tugende. Nakuzane hano gusa muvandi. Ntabwo nanizi ko disi byarangiye wakandagiye n'inama yo. Pole disi. Tugende. Reba uwo turaha 5,500. Ngangahe? 5,500. Ni karisi uje kugura se? Ngaho twongereho na yasenga ninazindukanye mu gitondo. Uwo turagaha kagemera uwo turashaka. Nzapfa nkubwiye. Ufite amafaranga? Ago ngago mvuze. Tanga amafaranga 15,000. Zana amafaranga 15,000. Kana ufite amafaranga. Nyine nagafite ariko si mwana ubwo wafata amafaranga bamemba gukwezi ugahita ukajana mwibi ngibi mwa. Ibi ni ibintu wavuga ngo uratanga amafaranga gawe rwose. None se utekereza umuntu ugize imyaka 26 kuri uri mazi mwana. Umva utari ubukibwa wo. Ubwo genda umubwira se ariko nje ibintu byo gukomeza kunyita ikiremba ntahari. Aho tukiremba ni heza. Agenda ubwira se tugamo. Cyo kwamadurura wanyu muko barabarakaje. Sibyo? Urani nawe mwiza kwanza gura yabariye tuntu. Sister. Waje tukakubwira ra. Biteze. Umugenzi wa nyine ngo yari yagukunze. Inde. Ntabwo wamukuze se ukumbwiye ngo akuzura umukobwa wambaye akantu k'umutuku. Kunkunda se birajya mu gifu. Igifu kirabisya? Nyine turabizi ko uri mu kazi. Yego. Ariko nawe nyine ngo niwe yashimye nyine. Mbere n'amafaranga. Kandi ikindi sinjya munsi y'umuco. Kwisaha iminota 59 gutya. Birabiranga. Uzubwigeze atararangiza ibyarimo. Nyine murongera kandi niyo wamara isegonda rimwe bikabisaha rirenze umunota umwe. Murarenza bitaha. Kandi kwishyura mbere. Tugamo. Kamuhinyi n'usumva atari muri babiri si cyane umwe ko numva muri kumvikana. Niwe wenyine. Munyishyure mbere rero kandi nyine sikutari gutanga amafaranga wangu. Ngabanye iki? Sabuje ugabanyisha ngaho. Urabona twebwe umva. Wahereye kare haramuduhamagara muducisha amazi twaje mu kazi. Mudukoroge. Mu amafaranga niyo mutamaye muri kanigendera. Bagabo barahari benshi cyane hano. Siste watuje mu ruhamo. Nurohese. Wowe uruhamo. Ngo nyishuro mwagumye muducaho hano mwatugize nk'ibyapa. Harara abagabo benshi. Bafite n'amafaranga. Ngwino nyine tugenda. Ni hagana ise. Ni hano hirya naga ari kure. No nakufata se turaryamana gute? Turaryamana distance. Nyumvira mana yanje ibintu utangiye kuvuga nje mvuze ko turaryama. None turakora iki munjyanye ukora iki? None si ibyo nibyo uragenda uravuga umuhanda rwose. Umva Sheriff experience mu kazi kanje. Cha hano tugere dukora naho kugira ngo tube connected. Ariko mana yanje. Mani yawe icyubaye. Kimana mu bwoba.